shari ni wowe. wari ubizi ko urwaye. Sishimuzwa n'amaso tukwitse genze gute? Ngiye kwa muganga. Ubu nerekeza cy'ubutambye ngo nguru tugende kwa muganga. Merekeza kwa muganga ndapfuye. Shiri tugende ndo nawe warenza ahubwo. Ndapfuye umuranyishe. Umutwe. Isi shiri ku cy'ubutambye. Mfite sereri. Uzi umuriro ufite. Tugende kwa muganga ariko siko. Sibipenga hano. Warubizi ko ndwaye. Ntabwo nisi ko ubutambye. Ndakubwira nawe ubimbwiye nyine mbikira imfunguzo. Wazana telefone. Bisa ndagera. Tugenda ku muhanda. Rebamo nimero y'abamotari. Harimo abamotari babiri. Kazungu na reba Kazungu motari. Kazungu motari na Sibomana. Bose banditseho motari. Barebe. Tugende bahamagara. Fata tugende bahamagara. Kariza mwiza. Usika bigenda utavuze mwiza mwizihirwa koko. Baba. Umva. Bigushiremo birajo none. Kariza. Ngira ngo urakunda kandi ufite umugore kandi sinzari kandi kugukunda. Ariko nanjye ndi gicucu. Ubone se ni gute umuntu ungara nawe mbona ko nta mugore afite. Ntukabe ko nakuzi gicucu reka. Ntumva je nta mugore mfite. Umva. Washengura umutima. Nkunda se kandi ufite umugore. Sheri, umva shushu nta mugore mfite icyo ugomba kukimenya. Urase ni igishushanyo. Uriya wabonye rero ni sister wanje. Ariko ubundi ntiwabonye ko dusa. Sister wiki. Nabonye ko dusa uriya tubana mu rugo urumva amfasha imirimo mu rugo arampfurira agakoropa agateka. Ariko rero akajya nyita sheri. Rero nanjye nkamutinya kandi nkanamwubaha. Urumva? Ntumugireho ikibazo uriya ni sister wanje. Nibyo bizwi uririmba ngo urankunda simanyi si drawing is umva yes nzareka kugukunda ibyo byo none bigushiremo nyabarugo nihinduka ikibaye je nibwo nzareka kugukunda byo bigushiremo umva nzagukunda nakubwiye ngo bigushiremo ntibinshiremo nashira ngashonga ngashishimuka nkumva nashengurwa n'urukundo rwawe nashimuke none sibyo cyabyashimutse uriya ngewe ni sister wanjye nkuko nabikubwiye urabona kubera no kumwuba nahise mwereka ko urumva ko nkwigisha kugira ngo atazajya tuvangira hanyuma se buri iyo nigira umunyeshuri iyo muvamo ntabwo wagombaga kubikora ariko wagomba kubikora ubundi kiraza kugambanira inshuti yawe urumva nk'uruduko ntagomba kumva Kariza sije vuga tumeshe ndano rukundo ahubwo akiri bitano byo gushikimura ndi mwisi ngo tuzasubiraho ntukanga y'umukunzi wawe ahubwo mva rero Kariza reka none dupange urumva dupanga ahantu tuzahurira kugira ngo dusobokure umunsi wacu sibyo ko nyine uzamimbira ikindi kinyoma ngiye kubijyuma ndarenze ngiye nzakigurimbira no burumva cyakindi cyaganje wowe numva usabwa papa wawe n'uko abantu abanyeshuri hari training zabonetse ku murenge urumva uzahita uza ku murenge urumva none ngiye duhora dute twikatira mu zindi gahunda zacu ndero mbi cyatari danje se cyo kirarenze umva azahita kurekura za umva gwiruzaza wirukanga wowe shaka bagende rero rande bw'irande ugakiza kano kana ko gahiye karahi umva nzagasusura umva nzagasamura umva ngasome ku musa w'ubusugi urumva kumirwe urumva nzashaka kuzagasaba umva isindwa n'uruko isindwa rimfata ry'urukundo reka ntabwo karakana ntabwo kapfa kugenda kuriya reka umva nzagasamura ariko
Rudomoro rutindi rudomoro. Rudomoro. Kame patro. Urakaramizwa imigeri. Ndakwitabye databuja abandamiye nashonje. Urakabyara. Ugira abana n'inka zo kubakamira databuja. Rudomo. Uyu munsi ntabwo ndi muri mood yo kumva ibyo bigambo byawe. Uyu munsi nariye karungu. Ese patro ko mbona mwahindurije ijisho. Mwahindiye nk'iryambo gwajunye ryangomba mu giti cy'umurinzi noneho habaye ikira. Ryatukuye. Habaye iki? Rudomo nakubwiye ngo sinshaka kumva amatiko yawe. Urumva? Ibyo byangombe n'ibiki bijyana guterekera mu base. Ese ntabwo uzi amateka. Imbogo yajunye ryango mu giti cy'umurinzi niho yamumanitse. Ntabwo uzi amateka wowe. Urakarinde ku manywa. Ndabona mwababaye dasi. Umva nkubwire. Ndabumva. Nuko buje ari he? Ntaho hari. Nta kuntu yaba yaje. Reka ni nabyo. Umva. Sinshaka kukubona hano. Hanze. Hanze gira vuba se ntabwo ushaka kumva hanze wacu. Noneho sinzi uyu munsi da. Kwereka jewe. Nta kuntu yaba yaje aka kanya. Yashyira za ariko. Se uza nturaho urugi nini? Mwiriwe mbaye wanjye. Mwiriwe. Amakuru sheri. Eko nduzi wagira ngo yicara. Sheri. Izo sheri zawe zishirana n'agahararo. Sheri ni iki? Kuvuga nabi noneho koko. Nakoze iki basi? Uvuye aho bazi gukubitira. Mvuye gwerekeza wa mushuti wanjye w'umumama nukuri. Aho ngo waje n'ubundi basanzwe ngo bakubitira. Bakubita iki? Ki? Bakubita? Uvuye ho amugore. Mvuye gwerekeza be. Ndashaka kumenya ahantu uvuye. Ukuyemo ikote. Kudakubita imbwa ubundi byorora imisega. Uvuye he? Mvuye gwerekeza. Aya masaha wanjye. Oya aya masaha reka nkubaze. Harya ngo nta kintu nshoboye. Ndashaka kukwereka gihe kimwe. Oya umva nkubwire. Nonese nabibwende. Ndashaka kumenya. Nta muntu nabibwiye. Abagabo ujya muri bana. Nta numwe. Abagabo wirirwa muri bana. Abagabo wirirwa muri Kimomo kuva ndi n'umwana nta muntu wajya gumenyera akagore. Nzagukubita menyo nyakuremo yose. Ko kamese ko jewe Kimomo je nta muntu ujye ngo kubisenyeye n'ikindi gihe jewe. Urumva? Je Kimomo barase zakwereka. Haje kunca inyuma uragacibwa amatura ariko urancitse. Ubundi numvaga ndi kuniga kugeza umwuka uhesemo.